Hello friends, nizere ko mumeze neza aho muhereye hose. Muri iyi video ngiye kubereka settings z'ingenzi kuri YouTube wakora kuri YouTube channel yawe, maze channel ikarebwa n'abantu benshi, ukabona views nyinshi, ukabona subscribers nyinshi, ndetse ikabishobora kukwemera kujya live nubwo wafunguye YouTube channel uwo munsi, ukabishobora kwemererwa kujya live, ukabishobora postinga video irengeje iminota 15, ibintu nk'ibyo byose. Rero reka dutangire turebe izo settings ari izihe. Ndagushishikariza gukora subscribe, ugakanda no kunzagira nimba uri mushyashya kuri iyi channel, kandi nimba usanzwe unariho nabyo ni byiza. Iyi video nubona yagushimishije uyihe like, uyisharing ku nshuti zawe, kandi wibuke no kuduha igitekerezo muri comment. Guys, let's go, twatangiye. Mbe na mbere rero uramanza ujye muri telefone yawe, muri application muri telefone yawe, urebe ko ufite muri YouTube Studio. Nusanga ufite muri YouTube Studio, iyo application yisibe. Nusanga ntayo ufitemo, okay, birari byiza. Ubwo twede twambuka tujye kuri Chrome cyangwa se kuri browser dukoresha, tujye kuri internet, ngiye nkoresha Chrome. Noneho ibintu byose birimo urabikora, maze twongeye dutangire bundi bushyashya. Tujye muri search, dusearchinge iri jambo, turandikamo youtube.com nkuko burya bibona byanditse, akarongo kaberamye studio, noneho niturangiza twemeze, tegereze manze processing, Nkitsa ko ni uburyo bwiza wowe gifungura YouTube channel nawe usanzwe uyifite ariko utarakora ibi bintu. Ni ibintu byiza, ni uburyo bwiza bwagufasha kugira ngo YouTube channel igaragare, YouTube igiye igaragaza video washizeho zigaragaze ku screen y'abakureba cyangwa se y'abajya kuri YouTube. Ibintu nk'ibyo ni ingenzi rero kubigira ubumenyi iyo channel yawe, nawe ukabasha kuyishyira kuri standard cyangwa se ku rwego ishow computer n'andi channel yose uzi akenewe akomeye, haba ku isi, haba mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Okay, ukigera aha rero urahita uza hano hari ifoto yawe cyangwa se ifoto ya channel yawe. Aha urahita uza hano uhakande, ariko mbere yo kwakanda uramanza uzaha, umanze urebe ko telefone yawe iri gukora mu buryo bw'imashini, iri gukora nk'imashini. Uramanza uje kuri tuno turongo dutatu urebe ko telefone yawe wahinduye imashini, uhakande. Numara kwakanda scrolling hano hepfo, urebe hano kuri desktop site, si hano nusanga kano kantu ka desktop site kavivuye, ubwo telefone yawe iri gukora nk'imashini nta kibazo. Nusanga katavivuye ukavivure, n'ubundi irahita iba nk'imashini. Okay, twagiye rero. Ubwo twebe dusanzwe ko telefone yacu iri gukora nk'imashini nta kibazo. Ubwo icyo tugiye gukora noneho ni ukujya gusettinga. Tujya kuri ka gafoto ka channel cyangwa se ifoto yawe bitewe n'ifoto ihari, uyikandeho. Numara kuyikandaho tegereze birodinge, kanzuminge ubibone. Okay, nze gatoya. Okay, tegereze birodinge. None kuzuminga biri kwanga, ariko urahita wowe uza hano kuri settings, uramanuka hepfo cyane, ureba handitse ngo settings, aba ariho ukanda. Numara ko hakanda utegereze settings zifunguke. Okay, urabona ko afungutse utuntu twinshi dutandukanye. Wowe urahita uza hano, kanzuminga ubibone neza. Urahita uza hano kuri n'izina rya channel yacu, urahita uza hano handitse ngo channel status and features. Kano kantu ka mbere urahita uzuga kandiho, kanditseho channel status and features. Niko uraza ugakandaho, tugakandeho.
tuma ugakandaho utegereze bifunguke, tegereze gato bifunguke, tegereze bifunguke. Ndategura internet uraba ufite n'ahantu uherereye hari internet bigenda gakeya, ariko turategereza. Tegereze gato bifunguke. Nkubutse ko ubu ari uburyo wa settinga YouTube channel yawe ikajya ku rwego isha guhangana cyangwa guhatana na za channel zindi nawe usanzwe uzi neza zikomeye, za zindi z'aba YouTubers bakomeye nabo uburyo barabukoresheje uburyo gusettinga channel zabo zikaba settinze neza ku buryo YouTube izibona video bashiraho bakayibona, bamara kuyibona bagahita bayishaka ku screen y'abantu bajya kuri YouTube. Okay, hano rero uraza kubona utu tuntu turi hano iburyo, ibumoso plito, utu tuntu kanukwereke. Utu tuntu nitwo tugiye gusettingiraho, nitwo tugiye gusettingiraho. Yes, nitwo tugiye gukoreraho akazi. Guys, twatangiye rero. Mbe na mbere akantu ka general, akantu ka channel n'akantu ka upload file niko twambere tugiye guheraho twingenzi. Mbe na mbere reka uramanzuze hano wenda kuri general ako akingenzi cyane, kano ka kabiri kanditseho ngo channel. Reka dire kuri kano ka mbere kanditseho general turebe amakuru ahari muri rusange. Hano kuri general rero, aha niho uhitamo uburyo uzajya uhembwa, amafaranga uzajya uhembwa. Kavuga nima nzajya mpembwa mu manyarwanda, mu madolari. Amanyarwanda ariko nta yarimo kuko u Rwanda nta rurimo. Haba harimo Tanzania, amadolari, ibihugu byose bikora na YouTube, za Egyptian pound, byose ubisettingira hano. Byose ubisettingira hano muri general. Iyo kano ka general karangije rero guhitamo amafaranga uburyo uzajya uhembwa, ubwo uhita ukurikizaho aka ka kabiri ko kuri channel. Hano kuri channel niho tugiye kureba ibintu byinshi. Uraza ukanda hano kuri channel kano ka kabiri, noneho ukigakandaho hano baza kukubwira ngo, sinzi nimba muri kubibona neza, reka mbizuminge. Yes, urabona bahita bakubwira ngo hari basic information, advanced setting na feature eligibility. Kaduhere kuri kano ka basic. Kano ka basic hano niho urahitamo igihugu uherereyemo. Hano uhitamo igihugu ushaka. U Rwanda nta rurimo birumvikana, ariko ibindi bihugu byose biri muno hano wabihitamo, dore ko nta n'ingaruka zindi bigira. Wowe ino kugira ngo ugishite ugaragaza ahantu uherereye nta kindi kidasanzwe. Wenda uraza hano kaduhitemo wenda USA, United States of America, ushobora guhitamo na Uganda, ushobora guhitamo na Tanzania, dore ko nta effect zindi bigira. Reka tuze hano duhitamo USA. Duhitamo USA. USA iri hehe? France, Brazil, Canada. Muri kundebera USA muri kuyibonara. Ndabona USA ntabwo itanyibona ngewe, sinzi mba ari umuntu uri kuyibona. Shobora kuba hari ibiri hepfo bitari kuza ibigaragara. Ako hano uhitiramo igihugu wenda katwe duhisemo, reka duhitemo wenda France, katwe duhisemo France, ntacyo bitwaye. Ariko hano ho uraza ukabihindura, intimo wabihindura. None wangiza hano ushiramo keyword
muno ushaka gushiramo amagambo ushaka cyase ugahitamo gushiramo wenda kuvuga ngo nimba nzajya njya gutaginga wenda kantaginge Mix Max TV nzajya nyitaginga wenda ugashiraho akarongo kakama ugashiraho wenda reka dushireho wenda ya Go TV show shireho wenda MIE Empire Empire ushiraho hano na keyword wabyumvishe nawe na amagambo uzajya ushira kuri video ya kugira ngo abantu bakone byoroshye wangiza kuzishiraho ukaza ugahita ukanda no kuri save ubwo uburangije kano kantu ka mbere iyo ushaka uhita ukomeza ku ka kabiri ukajya kuri advanced kano ka kabiri na ka advanced niko karimo utuntu twinshi noneho byatari ukeneye kumenya urakabona hano hakaza aho bakubaza audience nimba video yawe uzajya uzigira private cyangwa se nimba ari public byose ubisetingira hano noneho iyo ushaka ko video zawe kugaragaza bazikoreye nimba ari izakozwe ari iz'abana nimba ari iz'abantu bakuru byose ubisetingira hano muri advanced urabona ko bavuze ngo content made for kids ubisetingira hano I want to review this setting for every video hano ushobora guhitamo ko video zose uzajya ukora uzavuga ko zitareba abana cyangwa se ari iz'abana cyangwa se ukavuga ati uko settinze uko ngiye ku uploadinga video bazajya babimbaza nyonge mpitemo uburyo bwanjye nshaka ubwo akiyo karangije nako ujya ku ka gatatu kitwa feature eligibility hano kuri feature eligibility niho haza noneho utuntu noneho sasa utuntu two ni ingenzi cyane natwe ngira ngo mberekeho cyane kabisa nuvuga ngo hano bakubwira ngo you can manage your access to more features here intermediate and advanced feature require additional verification which help us to keep YouTube community safe for everyone aha rero uza hano kuri standard features wowe nuba utari wayisetinga urasanga ari disabled numa kwisetinga araba enabled uraza ugasetinge kabe enabled mu gihe kari disabled yes uraza ugasetinge gutya twegeza kubizume kugira ngo mubibone noneho nikama kwa disabled enabled ubwo kahita gasi cyatsi munabona ko standard feature ibintu birimo ni ibi harimo get your YouTube channel started and begin growing your audience with features hano bakoreka uburyo ama videos uploadinga gukora playlist ukora playlist nyine kugira ngo video zawe zijye zivuga ati iyi video irajya muri playlist ibintu byinshi gushama wa collaborators byose bikorerwa hano muri standard features noneho iyo urangije standard features ubwo ihita iba enabled iyo umaze kubisetinga ngiye ko nasanzwe bisetinze umuntu twasanze iri enabled noneho itujya kuri ku ka gatatu kitwa intermediate features namwo harandi makuru arimo ari yatugiye kureba yes hano
Yes, niho wakwemera gukora live streaming, aho kwemera uploadinga video irengeje iminota 15 kuko ubundi ntago baba yuze te babikwemerera iyo utabisetinze, ariko iyo ufungura YouTube channel ngo tujye kubisetinga babikwemerera. Custom thumbnail, hano ushobora guhindura thumbnail, hano ushobora kugira live stream ukaverifyinga phone number, imeze verifyinga phone number, hano ubwo uyishiramo phone number bakayiverifya, ubundi gahita ibintu biba wane. Noneho akantu ka gatatu niko bita advanced features. Ka gatatu ka advanced features requirements zirimo ni ukubaka channel history. Channel history kabisa iyo kugira ngo uyubake ntabwo uyubaka umunsi wafunguye YouTube channel, aho kugenda ushiraho ama content, ugenda ushiraho video, nibwo bagenda babona ko channel wayubatse, ukabushobora gushiraho link muri description. Ibyo byose bira muri channel history. Numva history na amateka ya channel ntabwo wayikora uwo munsi wayikreye, ahubwo iyo channel history ikorwa nyine nyuma ari uko channel wabugize ute umaze kuyubaka. Ibi byose rero birangiye, uraza ugakanda hano hepfo handitse ngo save, ihita ugakanda, uraza ugahita wikandira hano, ubundi channel yawe ukaba umaze kuyisetinga. Ibyo birangiye rero, ikibuye gisigaye nta kindi ni ugutangira ugashira video kuri YouTube. Guys, mwakoze kubana nanjye, niba video igufashije yikorere like, ukande kuri like, ukande kuri share, usharinge ku bantu bawe, ukandika ibitekerezo muri comment, kandi ni muri mushya kuri muyoboro nko nabivuze wibuke gukora subscribe, ukandi no kunzogera. Guys, bye bye, ndabakunda cyane.